ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Screen TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugira tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye kenshi biba byagufasha mu buzima ugenda ucamo bwa buri munsi. Umunsi n'undi rero tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba byagufasha ukuba wakwiyubakira umuryango wawe uzira intonganya ndetse n'amakimbirane bitewe n'uko utabasha kunoza neza amabanga yabubatse. Nk'uko bisanzwe rero hari ibibazo byinshi bishobora gutuma utanoza neza amabanga y'abashakanye bitewe n'umubiri wawe. Hari igihe bishobora kuba biterwa n'ingaruka wagiye ucamo cyangwa bitewe n'imikorere yawe y'umubiri we nta ruhare na rumwe wabashije kuba wabigiramo. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe kimwe mu kibazo gikunze kwibasira abagabo, ugasanga umugabo igitsina cye kirafata umurego cyangwa kigahaguruka ariko mu by'ukuri ukabona nta mbaraga gifite. Aha ngaha hari bamwe bifiramo kwiheba bagatekereza ko bashobora kuba bararozwe kubera ko iki gitsina kiba kitabasha gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kitahagaze nk'uko bikwiye, ndetse no muri gukorana iki gikorwa ntabashe kuba yakira igitsina cyawe nk'icy'umugabo ukwiye koko. Ese ni ibiki ushobora kuba wakwifashisha ukaba wahangana n'iki kibazo kugira ngo umugore wawe bitamuviramo ikibazo cyo kuba yaguca inyuma bitewe n'uko utamushimisha muri iki gikorwa? Nibyo ngiye rero kuza nkugezaho aka kanya, ndakubwira ibintu ushobora kuba wakwifashisha dore ko ibi ngibi bishobora kuba byanagutera kuba wamarana igihe kinini cyane no muri gukorana imibonano mpuzabitsina, bikaba byakuvura cya kibazo usanga bamwe bagira muri iki gikorwa ataramara n'iminota 2 ugasanga ahise arangiza cyangwa igitsina cye gihise gita imbaraga kandi we acyumva agishaka gukora imibonano mpuzabitsina. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira iki kiganiro kuri Beta Screen TV, nk'uko mpora mbibabwira, nkwibutsa gukora subscribe mbere na mbere kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho. Ese ni ibihe bibazo bishobora gutuma umugabo adashimisha neza uwo bashakanye? Mbere na mbere hari abazi ko kuba umugabo yarangiza vuba ari cyo kibazo gihangayikisha cyane, ndetse bamwe bamamaza imiti akaba ari cyo ahanini baba bavuga ko ari cyo imiti yabo ivura, kuko nicyo usanga kibasiye benshi. Ariko mu by'ukuri umubiri wawe ushobora kuba udasohora vuba nyamara ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye ibyo ngiye kukubwira. Hari icyo bita perineal disease. Iki akaba ari ikibazo gikunda kwibasira abantu bakunze kwikinisha cyane, ugasanga igitsina cyarahengamye bitewe n'ukuboko akunda kuba yakoresha. Iyo bikabije cyane rero, iyo igitsina cyawe gifashe umurego kuko amaraso yuzura mu gitsina, bigasaba ko kugira ngo utangire imibonano mpuzabitsina bamwe ibitsina byabo bikunda kubarya iyo iki kibazo cyakabije cyane. Hari bamwe kwihangana byanga gukora imibonano mpuzabitsina bagahita babihagarika we atararangiza ndetse ataranakora n'imibonano mpuzabitsina. Ni byiza cyane rero kuba wamenya ingaruka zo kwikinisha ndetse nawe ukaba wabyigisha abandi ko iki ngiki atari ikintu ko cyangiza ubuzima bwawe, uhereye kuba byakubuza kuba washinga urugo ndetse kugeza byakubuza no kuba wabyara. Si iki kibazo kuko hari n'abo usanga ibitsina byabo bidafata umurego ukwiye, ibyo bakunze kwita erectile dysfunction. Ni igihe uba wiyumvamo ubushake ndetse ukumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko igitsina cyawe ntigihagarare nk'uko bikwiye. Aha ngaha iki gitsina akaba nta kindi wagikoresha, kikaba kitakwinjira mu cya mugenzi wawe, ahubwo ibi ngibi bikaba bigutera guhangayika ndetse no kwiheba, bamwe bagahita batekereza ko baba baranarozwe. Hari n'abandi rero usanga bafite imbaraga zidasanzwe ndetse no gusohora bikaba byanga, ibi ngibi bakaba batabifata nk'uburwayi ahubwo babifata nk'ubugabo burenze bwo kuba bamara igihe kinini bakora imibonano mpuzabitsina. Nyamara iki gikorwa kugira ngo kigende neza bikaba bidasaba kunanizanya hagati yanyu, bikaba bisaba ko nimba uwo mukorana ananiwe
nawe biba bisaba gushaka uburyo warangiza kugira ngo utamubangamira bikaba byamuviramo ikindi kibazo. Ese ni iki ushobora kuba wakoresha kugira ngo igitsina cyawe kibe ari igitsina kinini gikomeye ndetse kibasha gushimisha uwo mwashakanye mu gihe witegura gukora imibonano mpuzabitsina? Ibyo nakwita ko gushyukwa. Ngiye kubabwira rero ibintu dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu ndetse abantu benshi bagenda bifashisha bikaba byabahindurira ubuzima. Hari igihe rero kuba igitsina cyawe kidafata umurego uhagije bishobora kuba biterwa n'amaraso make agera mu myanya myibarukiro y'igitsina cyawe. Ikindi gishobora kubitera ni imisemburo mike yo mu mubiri. Ikindi akaba ari itembera nabi cyangwa umuvuduko umeze nabi w'amaraso. Ikindi hakaba hari ukuziba kw'imitsi, ibinure byinshi byo mu mubiri cyangwa indwara z'akarande zimwe nakwita ko zidakunda gukira. Ibintu bine rero ushobora kuba wakwifashisha ukaba wakongera kuba umugabo nyawe, bigatuma imitsi yaguka, igitsina kikabona amaraso ahagije ndetse kikongera kugira ubuzima bushyashya. Nibyo ngiye kuza nkubwira muri video yacu y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe rero kuri Beta Skills TV, gushishikariza kubikora kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro biba bizakurikiraho nzakugezaho. Turaza kwifashisha tangawizi. Tangawizi nkunda kuyikoresha cyane kuko ni nziza cyane mu kuba yakangura ibyiyumviro, bigatera gutembera neza kw'amaraso ndetse bikanatuma ugira ubushake vuba cyane. Ikindi tukaza kwifashisha beterave. Nyuma ya beterave turaza kwifashisha inanasi. Inanasi bamwe bakaba banavuga ko ishobora kuba ivura ubugumba, dore ko ari nziza kuri bamwe baba banafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ikaba yagufasha kuba watakaza ibiro. Ikindi tuza kwifashisha, turifashisha kokombure, nayo ituma iriya miti isa nkaho yoroha, noneho amaraso akabona uko ajya yipomba igitsina cyawe, bigasa nkaho cyongera kuba cyakwiyongera kigakura neza nk'uko bikwiye mu gihe kiba cyaragwingiye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero turaza kwifashisha ifu y'igiti cy'umuremera, noneho tuze kwifashisha n'imizi y'igiti bita isederi. Isederi sinzi abantu benshi niba baza kuyimenya, ariko igiti cy'umuremera ndakeka abantu benshi bakizi. Umuremera rero nawo ni mwiza cyane mu kuvura ibibazo bigendanye n'imyanya myibarukiro, dore ko ku bantu bakunda kugira ibibazo bya prostate aba ari byiza kuba yagufasha ndetse ikaba yanakurinda n'iki kibazo. Ese ibi ngibi bitegurwa gute? Twihuse, urafata inanasi imwe urayikata nk'ugiye gukora ji. Ntago uyihata, urayikatana na biriya bishishwa byayo, nurangiza ubishyire mu mazi ubundi ucanire. Aya mazi namara gushya urafata beterave ikijumba kimwe, bishobora kuba bibiri bitewe n'uko ingana, urayirapa, nurangiza uyishyire muri ya mazi wamaze gutekamo inanasi. Kokombure ebyiri uzirapire muri ya mazi, ufate ikijumba kimwe cya tangawizi nacyo ukirapiremo. Urinda gukoresha tangawizi nyinshi, ariko urakoresha iyisa nkaho ikoze. Ibi ngibi numara kubirapa neza, amazi uba wakoresheje agomba kuba yuzuye byibura litiro 1.5 cyangwa litiro bitewe n'ingano y'ibyo wakoresheje. Urafata rirya bere ryacyo uba usa nkaho wabyanitse bikuma, ukabisekura, warangiza ukayungururamo ifu. Ushobora kuba washyiramo ibiyiko 4 cyangwa 5 bitewe n'uko ubishaka, ukongera ugafata ibiyiko 3 by'imizi y'igiti cy'isederi, nabyo ukabishyiramo ubundi ukabivanga. Iyo umaze kubivanga, ibi ngibi urabifata, ushobora gufata aya mazi ukayamenina neza, warangiza ukayashyira nko mu kantu ukabinyuza ku muriro, ariko ntibibire kugira ngo bise nkaho bishyuhamo gakeya cyane. Nuko uyu muti ahanini ukunda guhita ukora vuba vuba ndetse ugakwira no mu mubiri iyo usa nkaho ushyushye. Usanzwe rero ubifata mu gitondo, ugafata agakombe gatoya ka santilitiro 250 mu gitondo ndetse na nimugoroba ugiye kuryama.
nyuma y'iminsi 10 gusa uzaba umaze kubona impinduka ndetse uzaza umubuhamya hano muri comment. Ibi ngibi rero ni ibintu Imana iba yaraturemeye ndetse bamwe babikoresha neza bikaba bitanga umusaruro bamwe baba badatekereza ko bashobora kuba babona. Ndagushimiye cyane rero ubwira ngo niba wakunze iyi video ushobora kuba wayisangiza abandi uzi bakunda kugira iki kibazo, ndetse ugakora subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ubundi utazajya ucikwa na video tugenda tugutegurira umunsi ku munsi.